inasema nini? Abakorinto ba mbere igice cyo cya 11 umurongo wa 5. Aha. Inyandiko yatubwira iti Yego. ariko umugore wese iyo asenga cyangwa agahanura adatwikira uyu mutwe we, atatwikira umutwe we, aba wukojeje isoni kabisa. Hiyo si Biblia? Hiyo ni Biblia. Wamemuuliza mtume katika madalili ya kiyama, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akawaambia Waislamu, wakati mtaona wanawake wanatembea uchi barabarani bila haya, bila woga, mjue kiyama imekaribia. Hamujayaona? Tumbu wazi. Ubu ngubu bari kuvuga yashize umunda hanze ni Facebook. Hano ari Facebook. Bazayibukura kweli. Nukuvuga y'abasilamu ni salamu aleikum. Y'abakristo ni haleluya. Ni haleluya. Haleluya uzicyo bivuga? Bivuga amen. Uyu ni bala. Uyu ni bala. Ngo haleluya bisobanuye? Amen. Nebwo kwa mbere mbyumvise. Ntabwo yitwa Ruwangiza nde? Sulaiman. Antoine, sona bwiye. Dore rero ngaha. Fata icyemezo nk'umugabo, ubu nitwa Sulaiman. Fata icyemezo nk'umugabo. Hanjye ndi umuyisilamu. Witwa nde? Nitwa Muzigirwa Paul. Iriya kisilamu Uraho umusilamu. Urashaka ko umusilamu unabigaragariza abantu hano imbere. Yeho bose ndabyemera. Allahu akbar. Ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. Hagira umudamu aza mutwambikira vuba vuba byihuta ariko yaje ntacyo. Merezi iyo mikoro. Amagambo ngiye kuvugura yasubiramo. Vuga ngo ashhadu an la ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi. Ndahamya ku mutima wanjye mvugishije ururimi rwanjye ko nta mana ibaho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi ariyo Allah. Ngahamya ku mutima wanjye mvugishije ururimi rwanjye ko Muhammad ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu w'Imana. Na mu mazina ya Kisilamu wahisemo kwitwa irihe? Ntago yazi. Hari Maryam, hari Fatima, hari Khadija, hari Zainab, hari hitamo rayo ngaye, hari Aisha, hitamo Khadija. Mashallah. Akbar. Korbanisa Sulaiman ningiye ugiye kuyobora ibiganiro byo kuri uyu munsi. Abavandimwe turi kumwe hano hari abahageze hari n'abatarahagera. Ngira ngo abari baharejo n'uyu munsi nibo bagihari, nuva nta mpamvu yo kongera kubabwira ngo baze kutwibwira. Kereka wenda ngewe umaze iminsi ntari kumwe nabo.
nkaba nejejwe no kuba turi kumwe uyu munsi, nasaba Allah ko ibiganiro byo kuri uyu munsi yabituyoborera bikaba byiza kandi bikagira n'umusaruro. Inshallah hari abapasteri babiri twari dutegereje, twari twavuganye ariko ntibarahagera. Allah nadufasha akoroshya imitima yabo bakaza, ibintu biri buze kuza kuba byiza kurushaho. Ariko mu gihe bataraza ntago ndi buvuge kuri topic twagomba kuvuga kuri uyu munsi, ahubwo hari ibibazo byabajijwe ejo, aya nayo tugira ngo tubanze tubisome kimwe kuri kimwe kinasubizwa kugira ngo uwabibajije abashe gusobanukirwa, ndetse n'abandi bashobora kuba bakwibaza nkawe nabo babashe gusobanukirwa. Ikibazo cya mbere cyabajijwe gishingiye ku bayisilamukazi. Uyu muntu yabaje ati se kubera iki abagore banyu cyangwa se abakobwa banyu bambara bakitandiya? Ese muri Bibiliya hari aho byaba byanditse? Wenda natwaye umwanya munini cyane ntatinze, nasabaga umuvandimwe Alhaji Kamana Suleiman ko yazanka kino kibazo akabanza kagisubiza kimwe kuri kimwe inshallah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo swali ndugu yetu ameuliza kukaratasi, kwa nini wadada wa mama wa Islam wamejitandia? Bila shaka ikiwa yeye ni Mkristo, achukue kalamu yake afate andiko tunaenda kumtolea. Hapa tuko na maswali karibu 10, lakini aizuie mwenyewe iko na swali aje hapa na tumpe mikoa ulize. Nifungulie Biblia, Wakorintho wa kwanza 11:5 inasema nini? Abakorintho wa mbere igice cyo cya 11 umurongo wa 5. Aha, inyandiko yatubwira iti yego, ariko umugore wese iyo asenga cyangwa agahanura adatwikira uyu mutwe we, atatwikira umutwe we, aba wukojeje isoni kabisa. Koko ari bimwe rwose no kwimoza. Tulia kidogo. Kama wewe umeenda kusali, umekuja katika maneno ya Mwenyezi Mungu, ama wale wa ndugu zetu wanavuga tulikuhanura, bila wewe kujitandia, umefanana kama vile mtu ameenda musalon de coiffure wamemunyoa nyele yote. Unajua mwanamke, kuna swali walituuliza, ubyiza bw'umugore ni misatsi. Si uko bavuga? niko bavuga. Kamata mke wako, umpeleke ku salon, umujyane muri salon de coiffure, we bakia kunyumba, usigare muhira, wamunyoe zote. ubundi bafata imashini bakora neza kurya batugira. Hiyo sisi wanaume tunasema kara. Ni ra. Yote. Bahere hasi bakure. Akirudi kunyumba, akaingia tu, uzavuga huyu nagwa ni umugore wanje, huyu ni umugabo mugenzi wanje inje. Abagabo ndabashara sivyo? Aha, sasa Biblia inasema kama wewe mwanamke unakataa kujitandia, umefanana kama vile mwanamke ametoka musalon de coiffure. Endelea. Inyandiko ikomeza ubwira iti niba umugore adatwikiriye umutwe yikemuze. Niba ari ibiteye isoni ko umugore yimoza cyangwa akikemuza, ajya atwikira umutwe we. Hiyo si Biblia? Hiyo ni Biblia. Niyo mambo unaona wadada wetu wa Islam, wadada wetu wa Islam wanajitandia vizuri sana. Timotheo wa kwanza, ati muri Timotheo 2:9, urwa mbere rwa Timotheo igice cyo cya 2 n'umurongo waho ugira wa 9. Yego. Inyandiko iratubwira iti inshingano y'abagore. Urikumva? Inshingano hano nago bavuze inshingano y'abagabo, inshingano y'abagore.
inyandiko iratubwira iti sawa kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye yego bakagira isoni birinda kandi batirimbisha ko imisatsi cyangwa izahabu cyangwa maragarita yego cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi yego ahubwo birimbishirije imirimo y'ingeso yabo nziza. Nibyo Imana ishaka. Unataka uvale tumanguo twatu mini bakapasura hano amaguru yose ri hanze uri kwamagara abagabo muze hano hari umusosi takbir Allah. Wengine leo wanatembea tumbu yote nje. Wallahi Waislamu tumpende Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wamemuuliza Mtume katika madalili ya kiyama, Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akawaambia Waislamu, wakati mtaona wanawake wanatembea uchi barabarani bila haya, bila woga, mjue kiyama imekaribia. Hamujayaona tumbu wazi ubu ngubu bari kuvuga yashize umunda hanze ni Facebook. Hano ari Facebook bazayibukura kweli. Arambara kareso iri hano, kaputura iri hano, kareso iri hano hejuru. Kubera ko umukobwa wanje uri kwambara gutya ndi kubipa uri kubipa ndi we bipa gusa nawe baza kubipa. Inyandiko ikomeza itubwira iti yego ahubwo birimbishiriza imirimo y'ingeso nziza yego kuko bikwiriye ko abagore bavuga yuko bubaha Imana yego umugore yigana ituze aganduke rwose. Basi wadada zangu muogope Mwenyezi Mungu. Iwe mwenye kuchukua Biblia, iwe mwenye kufuata Qur'ani, hiyo ndio majibu tunawapatishia. Icyakabije kiti ese kubera iki musenga mwunamuka sawa byanditse muri Biblia bila kuchelewa. Unifungulie Nehemia. Wanasema sisi Waislamu tunasoma agano la kale tu, hatusome agano jipya. Leo tunaenda agano la kale kisha tuingie agano jipya. Kwa hiyo namuomba mwalimu wangu aje hapa kandi umuhungu wanje ngwino hano. Okay, azamuki hano nyarutsa muri Nehemia. Kwa nini tunainama? Tukainuka kisha tukaenda kichwa chini ndani ya Biblia. Soma Nehemia igice cyaho cy'umunani yego mere ku murongo waho kangahe wa mbere wa kane. Inyandiko iratubwira iti yego muri Nehemia 8 umurongo waho ugira wa kane yego inyandiko iratubwira iti nuko Ezira ahagarara ku ruhimbi rw'ibiti yego rwabarijwe uwo murimo iruhande rwe mu kuboko kw'iburyo ahamagara Matitiya na Shema na Anaya na Uriya na Hirukiya na Maseya ibumoso ahagara Pedaya na Mishaeli na Marikiya na Hashimu na Ashibodan na Zakariya na Hashuramu. Komeza. Nuko Ezira, uyu Ezira arambura igitabo, yari imamu ambura igitabo imbere y'abantu bose kuko yari abisumbuye. Yego. Maze akirambuye abantu bose barahaguruka. Ezira ashima Uwiteka Imana nkuru, aravuga Allah
akbaru. Njoo hivyo sisi Waislamu tunafungua. Kisha anasoma. Baada ya kusoma tunaenda muruku. Endelea andiko. Abantu bose barekereza bati yego amen amen amen. Batega amaboko. Umva kuri ruku. Batega amaboko. Bubika imitwe abo hasi. Icyambere ni ruku. Nyuma ya ruku urahaguruka. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Baramyuiteka. Bubitsa amaso yabo hasi. Mashallah. Twabisomye he? Twabisomye he? Barabikora. Barabikora. Ntibahirahira mugano. Ni miziki gusa. Genda Yesu we waramamaye aho ugeze wose bakugurire ngofero. Hari abamaze gusenga. Niba kubita bibuno ugasanga mugore w'abandi n'umnikigabo kiri hano kiri kukubita kibuno cy'umugore cy'abandi. Genda Yesu we waramamaye aho ugeze wose bakugurire. Simama sheikh. Atubamuka. Mwene Siraki. Ati muri mwene Siraki. Yego. Igice cyo cya 50. Murongo wa 17. Wengine wanakuambia. Abandi bakubwira bati. Nikipiga magoti. Ati nimfukama gusa. Narangije kusenga. Ko tayari gusenga byarangiye. Haleluya. Biblia we. Nibyo. Mwene Siraki. Mwene Siraki. Yego. 50:17. Nuko imbaga yose ikihutira gupfukama. Niba turicara hariya nitukurikiza aya magambo nukuvuga twese hariya icyambere nukukora iki? Gupfukama. Tufukame. Twagiye twapfukama twumvira. Igakoza umutwe ku butaka. Igakora iki? Igakoza umutwe ku butaka. Tukti kubera iki twasize umutwe ku butaka? Kugira ngo yego isenge umutegetsi wayo. Gwe mushobora byose. Akaba yego ni Imana isumba byose. Amen. Takbir. Allahu akbar. Kusali kote kwa Kiislamu ndani ya Biblia. Unajua juu ya nini yote iko ndani ya Biblia? Biblia ni ya Waislamu. Soma Itangiriro 17. Igice cya 17. Yego. Umurongo waho wa 10. Sawa sheikh. Ingani kuratubwira iti azagenwe. Kugenya. Tumve abandi barabesha abantu kusiramura n'ukumutima. Ninde yababeshe? Ngwino bakusiramure. Oya, kusiramura n'ukumutima. Zana umutima wawe tuyicebe. Niba umutima wawe barayisiramura, ngwino hano tuyiciramure. Akandi hano tufite docteur arahari. Nugufata urugwembe gusa. Hano ba docteur baravuga ni bisturi. Kakanu kare. Barakakata sasa bakate ku mutima. Oragafuru nkweto. Cyo bandiko. Azagenwe. Kugenya. Nuko kata agashishwa. Genda buhoro. Nugu kata agashishwa. Agashishwa kari mu mutima. Waislamu takbir. Allahu akbar. Komeza. Nugu kata agashishwa. Yego. Kuruhu. Rw'umubiri gaba w'umuhungu. Icyo gihe amahanga menshi yakurikizaga uwo muhango. Yego. Mbese nkuko na nubu abayisilamu babigenza. Abayisilamu muye gitabo muri Bibiliya bavuge nkuko na nubu abakristo babigenza. Wabikulahe uzayikulahe barabashuka. Gasubiramo. Enyane kuri tubwira iti 17. Gasubiramo. 17
icumi azagenwe kugenya n'ugukata agashishwa k'uruhu. Ngwino hano kura gutya. N'ugukata agashishwa k'uruhu rw'umubiri w'umuhungu. Icyo gihe amahanga menshi yakurikizaga uwo muhango, mbese nk'uko na n'ubu abayisilamu babigenza. Allahu akbar. Wewe uragenda na kafirimbi uri musifuzi. Ngwino match ya Arsenal uyu munsi genda usifure. Nina za kuwa firimbi. Takbir. Allahu akbar. Hiyo ni Uislamu imezungumza. Uislamu uvugwaho. Naam, yabayo twashimira abavandimwe akanya tubahayeho gusubiza ibibazo twe dufite aha nubwo bose bitarangiye, ariko inshallah igihe kiracyahari. Umbabarire mpamagare Sege wenyine hano. Nta wundi ndashaka Sege wenyine hano. Sinshaka ko ndavuga Igiswahili. Sege uvuga Ikinyarwanda. Zamuka. Nta wundi muntu nshaka, ndashaka wowe. Ndashaka abakristo bice hari bambaye ikibazo kimwe gusa. Kishaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yubu 38 38 murongo wa kabiri. Yubu igice cya 38 murongo wa hugira wa kabiri. Yego. Inyandiko iratubwira iti muri Yubu 38 kabiri. Uwo ninde wangiza inama n'amagambo atari mu bwenge. Yego. Noneho kenyera kigabo kuko ngiye kukubaza nawe usubize. Takbir. Allahu akbar. Abese mwarakaye. Mwarakaye. Zamura gatoya. Nyekanyeza gatoya. Takbir. Allahu akbar. Uvuga ko Yesu ni intumwa y'Imana. Uvuga ko Yesu Isa bin Mariam ni intumwa y'Imana. Azamure kaboko. Njyewe n'uwa mbere. Mashallah. Sibyo? Tumanure. Uvuga ko Yesu ni Imana. Azamura kaboko. Dose yinjiye. Umuti winjiye. Uvuga ko Yesu ari Imana, azamura kaboko. Nugira isoni. Nta numwe. Uvuga ko Yesu ni umwana w'Imana, Imana yaramubyaye akamubyara. Azamura akaboko. Ngwino manuka. Takbir. Allahu akbar. Waislamu takbir. Allahu akbar. Ibintu birashushe muri Karabaye. Mashallah. Arabashije bati ninde wemera ko Yesu ari umwana w'Imana? Uti ngenda byemera. Nibyo uko byemera? Nibyo. Hano gwitwa nde? Muzigirwa Paul. Kaguno mugabo rero umusobanuro ukuntu Yesu ari umwana w'Imana. Yohana tubibona muri Yohana 3 murongo wa 16. Yohana igice cya 3 murongo wa 16 inyandiko iratubwira iti yego kuko Imana yakunze abari ku isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni hariya gusa. Urabona njyewe navuze cyane ndananiwe, ariko ndagaruka. Na Yesu yaravuze ndagaruka. Ariko ubu ngubu kwanza reka umuyobozi wanje amfashe gatoya, kandi ni general, uyitegure general Chenera Kigabo, kuko ngiye kukubaza nawe subize. Naam Sheikh Musa Sef adufashe mu kibazo. Mashallah. Utamusomeja.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe harya witwa nde? Muzigirwa Paul. Banza usuhuza abayisilamu bari hano n'abakristo. Salamu alaikum. Ego rwose. Uvanze ibintu rero. Nukuvuga iy'abasilamu ni salamu alaikum. Iy'abakristo ni haleluya. Ni haleluya. Haleluya uzi icyo bivuga? Bivuga amen. Uyu ni bala. Uyu ni bala. Ngo haleluya bisobanuye? Amen. Nibwo kwa mbere mbyumvise. Uvuga haleluya bakagusubiza? Cyangwa haleluya bisobanuye amen? Haleluya ni amen. Amen kavuga bibe bityo. Hanyuma haleluya bivuga amen. Ni hatari uyu. Reka dukomeze kuko twinjiye muri iyi topic nabona twarara hano. Muvandimwe wemera ko Yesu ari umwana wande? Umwana w'Imana. Imana urayizi? Ndayizi. Imana ni iki? Imana ni urukundo. Ni urukundo. Aha turi urahareba? Ndahareba. Hari umwuka uri hano? Umwuka? Uri hano cyangwa nawe uhari? Umwuka urahari. Uri he? Uri hano hose. Nyine uri ushaka kuwunyereka? Umwuka ntago ugaragara. Sawa sawa. Umwuka urabyara? Umwuka urabyara? Ndabaza ndashaka kumenya. Umwuka urabyara? Umuntu yumva guhuha kwawo ntago umuntu amenya aho gana cyangwa. Nyine ndakubajije sinkubajije umwuka ujya hehe. Ndakubajije umwuka urabyara cyangwa ntubyara? Nta kintu uziho. Uvuze ukuri. Yohana 4:24 hanyuma tugaruke. Yohana 4:24. Ndio. Inasema hivi. Ndio. 24 inasema. Ndio. Nuko rero. Aha. Imana n'umwuka. Rekeraho. Imana ni iki? Utubwiye kuba umwuka ubyara nta kintu ukoze iki? Hari icyo ubiziho? Umwuka icyo ubyara. Wavuze nakubajije umwuka urabyara unsubiza ko ntacyo ubiziho siko wambwiye? Nukuvuga wowe ntago uzi ko umwuka ubyara cyangwa? Mikoro ntago irimo kuvuga. Wowe watubwiye yuko umwuka niba ubyara cyangwa utabyara hari icyo ubiziho? Halo. Byawe n'umwuka ntacyo. Uhinduye topic. Wambwiye ko wowe utazi niba umwuka ukora iki? Umwuka urabyara. Murabona ko abakristo bahinduka nuko nguko. Yambwiye ko atabizi. Abonye inyandiko ivuga ko Imana ni umwuka, aravuga ngo nimvuga ko umwuka ntago mbizi, ubwo ndaba mfashwe. Ahinduye topic. Reka ngusubize ku nyandiko yawe. 3:16 Yohana. 3:13 Yohana kuandika nasoma gasobanukirwe nasema hivi. Ndio. Kuko Imana yakunze abari mwisi cyane. Kuko Imana yakunze abari mwisi cyane. Byatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Byatumye iyi nyandiko bavandimwe b'abakristo barayemera, niyo nyandiko bazi mu buzima. Iyi ngiyi ni nka suratul Fatiha ya. Hari iyi ngiyi muzumve yuganiye n'umukristo yatakubwiye Yohana 3:16 akubwira Yohana 1:1. Atakubwira Yohana 1:1 akakubwira Yohana 14:6. Atakubwiraho akakujyana Yesaya 9:5 na yindi. Iyo mirongo ikware izingahe? Umusiramu nushaka gufata abakristo iyo mirongo ko ari nyuza yigi. Nta mupasera kugera imbere. Na uhari. Nubwo abavuye muri Amerika na uhari. Sasa uyu muvandimwe uzanye inyandiko nziza cyane. Imana avuga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi. Mbere na mbere yo gukomeza uwavugaga aya magambo wabumuzi cyangwa wisomera gusa? Wavuze aya magambo. Ninde? Ni Imana. Urumva sasa? Kuko Imana yakunze abari mwisi. Ubwo ari Imana yavuga ngo kuko Imana yakunze cyangwa kuko nakunze? Kuko Imana yakunze. Iyakunze ninde urimo kuvuga? Ni Imana. Sasa muvandimwe niyo mpamvu nshaka kukugira inama mbere yo gusoma inyandiko ujye ubanza umenye uwavuze ayo magambo ninde.
hanyuma numara kumenya uwayavuze bizagufasha gusobanukirwa. Reka tuguhere ku murongo wa 10 ku nyandiko yawe kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Gatatu ku murongo wa 10 mwarimu. Ndiyo. Yesu aramusubiza ati ukaba uri umwigisha w'Abisiraheli. Ninde urimo kuvuga? Yesu. Turi kumwe ariko? Yego. Nukuvuga ugiye kuduha ikiganiro hano ninde? Yesu. Ni Yesu. Buhoro buhoro. Ntumenye ibyo. Nukuri. Ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi. Ninde urimo kuvuga? Yesu aravuga ngo nukuri twebwe tuvuga ibyo tuzi. Yego. Kandi duhamya ibyo twabonye. Ninde uvuga? Yesu. Ndashaka tujyane gahoro gahoro mpaka usobanukirwa. Atari bira byo gusimbuka mu rusengero. Nyamara. Ndiyo. Ntimwemera ibyo duhamya. Ndiyo. Ubwo nababwiye iby'isi. Nimwemere. Nimbabwira iby'ijuru. Muzemera mute? Ninde uvuga? Yesu. Ni Yesu. Komeza. Ntawazamutse ngo ajye mu ijuru. Yesu arababwira ngo ntawazamutse ngo ajye mu ijuru. Keretse umwana w'umuntu. Keretse umwana wande? Uwo mwana w'umuntu ninde? Yesu avuze yuko ari umwana wande? Ikibyarwa n'umuntu nawe niki? Nukuvuga Yesu yari iki? Kuko ari umwana wande? Ryimana. Subira mu nyandiko muvandimwe. Ndiyo. Ntawazamutse ngo ajye mu ijuru. Keretse umwana w'umuntu. Yesu aravuga ngo keretse umwana wande? Uwo mwana w'umuntu ninde? Yesu. Watubwiye yuko icyabyawe n'umuntu nacyo niki? Nukuvuga Yesu ni umuntu kuko yabyawe niki? Nukuvuga Yesu yahamije ko ari umwana wande? Yesu yahamije ko ari umwana wande? Urabyemeye nubyemeye? Takbir! Allahu akbar! Reka dukomeze. Ndiyo. 14 mwarimu. Ndiyo. Kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu. Urumva uyu ninde urimo kuvuga hariya? Umva ngo ni Mose yasinzire yagiye. Kandi muvandimwe urimo gutanga ikiganiro hano ni Yesu. Yesu aravuga ngo ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse wamanutse ari umwana w'umuntu. Komeza. Kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu. Yesu aravuga ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu. Niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Rekeraho. Umwana w'umuntu ukwiye kumanikwa hariya ninde? Yesu amaze kwihamya kangahe ko ari umwana w'umuntu? Kangahe? Ni kabiri. Urumva hari ibintu byoroshye cyangwa ntago byoroshye? Ntago byoroshye. Nukuvuga Yesu mu buhamya bwe yahamije yuko ari umwana wande? Umuntu. Komeza turaza kugera naho ku mwana w'Imana hano urimo kuvuga wowe. Ndiyo. 15 turiho tugeze mwarimu. Ndiyo. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ninde urimo kuvuga? Yesu aravuga ngo kuko Imana yakoze iki? Yakunze abari mu isi cyane. Iryari? Igihe cyose. Wowe. Nuzane blague hano. Umva ngo igihe cyose. Subira mu nyandiko yumve. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Kuko Imana yakoze iki? Yakunze abari mu isi. Igihe kizaza cyangwa igihe cyahise? Kizaza cyangwa icyahise? Ni wowe mbaza nagwa ari bari. N'igihe Imana yakunze ni igihe kizaza cyangwa icyahise? Halo. Imana yakunze abari mu isi cyane. Ryari igihe kizaza cyangwa icyahise? Igihe cyahise Imana yakoze iki? Yakunze abari mu isi cyane. Ninde urimo kubivuga? Yesu aratubwira ngo kera Imana yakoze iki? Yakunze abari mu isi cyane. Imana ikora iki? Yohereza umwana wayo w'ikinege. Ninde urimo kuduha ayo makuru? Yesu. Nukuvuga Yesu arimo kuduha amakuru y'umwana Imana yatanze ryari? Kera zamani. Uwo mwana uramuzi? Ni Yesu. Wawe. Yesu nurimo kuduha amakuru cyangwa nundi urimo kuyaduha?
umva muvandimwe, ahangaha ntujye ku by'Imana cyangwa bya shitani. Ahangaha turi ku magambo ya Yesu. Iyi nyandiko bavandimwe abakristo benshi barayisoma ariko ntabwo bajya bayumva. Yesu aravuga ngo kuko Imana yakoze iki? Yakunze abari mu isi cyane. Imana ikora iki? Itanga umwana wayo w'ikinege. Yesu aravuga ngo Imana irananga ngewe Yesu cyangwa itanga umwana wayo? Itanga umwana wayo. Nini urimo gutanga ayo makuru? Ni Yesu. Ni Yesu. Iyo ugiye kuvuga ngo wowe ugiye kwivuga uvuga ngo ndagiye cyangwa uvuga ngo yaragiye? Ndagiye kubera ko ari urimo gukora iki? Kwivuga. Ariko iyo ugiye kuvuga undi wavuga gute? Uvuga gute? Kugira Omva. Nago wumva gase kuva kare. ngo kupiki. Wowe iyo ugiye kugenda uvuga ngo ndagiye cyangwa uvuga ngo yaragiye? Ndagiye. Iyo ugiye kuvuga undi yagiye. Rero na Yesu rero atubwira ngo Imana yakunze abari mu isi ikora iki? Yatanze umwana. Ubwo Yesu arimo kwivuga cyangwa ari kuvuga undi? Takbir! Allahu akbar. Uwo wundi Yesu yavugaga wabumuzi? Nuko Yesu yakundaga kuvugira mu garuka hano ntuzamurijwe kandi gato yagwaje. Gabanya speed. No kuvuga ngo Yesu kenshi yakundaga kuvugira mu migani. Aho ngaho ijambo migani ririmo. Aho ngaho ijambo migani ririmo. Akabazo nkubajije, umwana Yesu yavuze ko Imana yatanze wabumuzi yego cyangwa oya? Niba ari yego nyereka hano Imana yamutanze kera byanditswe muri Bibiliya. Ni hariya nyine muri Yohana. Yohana Yesu umva hariya na migani irimo. Yohana Yesu yavugaga ibintu byahise kera. Ariko uzi gusoma? Fungura Yeremiya 31:9 mu Bibiliya wizani. Ndabona ari bwo uri busobanukirwe neza. Yeremiya 31:9. Ora umukristo Yeremiya urimo kwishakira mu Bakorino kwe? Mundagano nkade. Wabwira umusiramu ngo sufungura suratul Fatiha cyangwa suratul Nas agashakira muri Bakara. 31:9. Wahageze. Hadusomera umutwe w'amagambo uravuga gute? Imana izagirana, Imana isezerana, izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Imana igirana isezerano rishya n'abantu bayo. Imana igirana isezerano rishya n'abantu bayo. Iryo sezerano rishya Imana yagize ni rihe? Soma umurongo wa 9. Bazaza barira. Kandi nzabayo. Muvandimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Reka bagusomere hariya twihute. Bazaza barira. Yesu Imana iravuga ngo bazaza barira. Kandi nzabayobora mbamaze agahinda. Ninde uzabayobora? Imana. Ivuga ukuri? Nukuri. Komeza n'inyandiko. Nzabanyuza ku mazi mu migezi y'amazi mu nzira igororotse. Ndiyo. Batazasitaramo. Ndiyo. Kuko mbere Isirayeli umubyeyi. Imana avuga kuko mbere Isirayeli umubyeyi. Nawe Efurayimu. Imana avuga ngo nawe Efurayimu. Ukabura imfura yanjye. Imana iravuga ngo imfura yayo yitwa nde? Efurayimu. Ifura bisobanuye iki? Wa mukuru nyine. Usobanura ikinyarwanda neza nushatse kuvanga ibintu muvani. Imfura bisobanuye iki? Imfura no kuvuga no umwana wa mbere. None se kare kose. Imana iravuga ngo umwana wanjye wa mbere yitwa nde? Efurayimu. Byanditswe mu kihe gitabo? Muri Yeremiya. Yeremiya ari mu kihe gitabo? Muri Korani, muri Bibiliya. Muri Bibiliya Imana usenga irahamya yuko umwana wayo wa mbere yitwa nde? Efurayimu. Nukuri nukubesha? Nukuri. Niba ari ukuri ubwo Efurayimu ni umwana wa kangahe? Efurayimu ni umwana wa kangahe?
tutarajya ku byawe turi muri bya Bibiliya kwanza. Ibyawe ububiretse turaza kubivugana nyuma. Ibyawe ububiretse. Imana iravuga ngo Efurayimu ni umwana wayo wa kangahe? Nukuri nukubeshya. Ubwo Efurayimu niba ari umwana wa mbere, ubwo Yesu ni wa kangahe? Takbir. Allahu akbar. Ubwo Yesu ni wa kangahe? Twemera ibyawe cyangwa twemera Bibiliya? Twemera Bibiliya. Bibiliya tubwiye ngo mbere ninde? Bibiliya itubwiye ngo wa mbere ninde? Efurayimu. Wowe ukemera ko uwa mbere ninde? Ni Yesu. Ubwo tukwemere wowe cyangwa twemere Bibiliya? Ni Bibiliya. Nitwemera Bibiliya turahamya yuko Efurayimu ari wa kangahe? Yesu. Mukurangiza abavandi, mukurangiza reka ndangize n'abandi bafate mikro. Akabazo kanyuma nkubaza. Imana usenga ni umugabo n'umugore? Ni umugabo. Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabuze nicyo mvuga. Umuntu w'umugabo gasenga umugabo mugenzi wawe abisaka suzuguro kwe? Ni umugabo. Rero iyo Mana yawe y'ingabo ushobora kutubwira uburyo yabyaye Yesu? Muncamake. Tubwire strategy yakoresheje. Impamvu mbona ko Yesu nago nkubajije impamvu ibyawa mbere twabiretse. Ndakubajije tubwira uburyo Imana yabyaye Yesu. Ngewe ndi umwana mfite papa wanjye mfite na mama wanjye. Buri muntu uri hano azi impamvu uri amwita papa n'impamvu yutumwita nde? Mama. Birazwi. Tubwire impamvu uvuga ko Yesu ari umwana w'Imana. Yamubyaye gute? Mbibona hara muri Yohana. Gute nyine muri Yohana turabisoma. Yamubyaye gute? Akongera mu bakorosayi. Umva nusimbukane Bibiliya. Ngewe nakubajije Imana yamubyaye gute? Yamubyaye nyine mu kugira ngo imutume nyine. Gute? Bagiye mu bitaro se, bagiye mu cyumba, bagiye. Yamubyaye mu mwuka. Gute babyara mu mwuka gute? Ni nkuko wabwiriza abantu bakahindukira, bakamenya ubutumwa bwiza. Bakareka ibibi. Nukuvuga Imana kubyara Yesu ntago yigeze ihura n'umugore ngo babyare. Nukuvuga ufite umugore? Iyo uhuye n'umugore wawe mukitwikira ikiringiti, umwana bari w'ikiringiti cyangwa bari wawe? Ibyo ni iby'umubiri kandi umwuka. Ni iby'umubiri? Bibiliya iri mu mubiri iri mu mwuka? Iri mu mwuka. 1:31 Luka reka mbikwereke no muri Bibiliya. 1:31 Luka. Muzanire ibintu bibiri hano tumwereke. Twege tuzi iby'umubiri n'iby'umwuka byose aho ushaka turakujyana. 3:1 Luka. Nsome. Hasome. Kandi dore uzasama inda. Ndiyo. Uzabyara umwana w'umuhungu. Binshiri ibi tujye kukwerekana ibyo Bibiliya ivuga mu Islamu ibingibi ntago twege tubyemera. Ntago twege tubyemera ngiye kukwereka muri Bibiliya. Komeza. Uzabyara umwana w'umuhungu. Urugero tugiye gufata uyu nguyu ni Bikira Mariya. Uyu nguyu ni malayika. Somi nyandiko. Uzabyara umwana w'umuhungu. Uyu malayika arimo kubwira Mariya ngo uzabyara umwana w'iki? W'umuhungu. Komeza. Uzamwite Yesu. Komeza. Azaba mukuru. Ndiyo. Azitwa umwana w'isumba byose. Ndiyo. Kandi ubwami bw'Imana izamuha intebe ya se Dawudi. Komeza. Azima inzu ya Yakobo. Ndiyo. Iteka ryose. Ndiyo. Ubwami bwe ntibuzashira. Ndiyo. Mariya abaza marayika ati, aho ngaho niho nshaka. Ibyo bizabaho bite? Kufite wasiwasi. Muvandimwe. Uyu ni Mariya arimo kuganira nande? Na malayika. Uyu Mariya abaza malayika, ibyo birashoboka bite kubyara ngewe na mugabo twigeze dukora iki? Duhura. Komeza. Marayika aramusubiza ati, malayika abwira Mariya ati, umwuka wera zakuzaho. Urugero uyu ni umwuka wera. Sawa? Uyu mwuka wera uje kuri nde? Kuri Mariya. Ariko urimo gukurikira. Uyu hano hari Mariya. Ninde uje hejuru ya Mariya? Ni Imana cyangwa ni umwuka wera? Sawa. Komeza. N'imbaraga z'isumba byose. Insumba byose ninde? Imbaraga z'Imana ziraje. Zizagukingiriza. Zirabakingirije.
muri kumva kaga ka Bibiliya y'Abayisilamu cyangwa tayari mwasobanukiye ibyo Bibiliya ivuga mwabyumvise nukuvuga hasi harinde Maria hejuru harinde hanyuma Imana imaze kubona ibintu ari hatari Imana zikora iki sasa ikibazo nkubaza ni bande bari hasi ninde wahindutse ikiringiti hano ubwo umwana ni w'ikiringiti cyangwa nuwo bari hasi takbir Allahu akbar ibi ni bya Bibiliya ariko twege muri Islam ibi ngibi bavandimwe ntago bibaho ntago byemewe ntibikunda ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane no kwibereka hano gushaka kubereka uburyo Bibiliya ni igitabo kidasobanutse muri Islam twemera yuko Maria yabyaye ku bushobozi bwa Allah Imana yaravuze Maria Saminda abyara nde ku bushobozi bwa Allah kandi Imana muvandimwe Islam twemera yuko Imana iremuko Adamu ramuzi papa we yitwa nde ngo ninde ntabwo nagiteguyeho yoro ko defense iba hano ngo iguterure kujyane hari ngo papa wa rero icyo nakwigisha muvandimwe Adam na papa afite Adam Imana yamuremye imukomoye he Imana irema Eva imukomoye kuri nde nukuvuga Eva akomoka ku mugabo utagira Eva akomoka kuri nde Eva akomoka kuri Adamu igihe akomokaga kuri Adamu Adamu yari afite umugore nukuvuga Eva akomoka ku mugabo udafite Eva akomoka ku mugabo udafite icyo gihe Adamu yari afite umugore nukuvuga Eva yakomotse ku mugabo udafite na Yesu nawe agakomoka ku mugore udafite urumva ari nde ukomeye uwakomotse ku mugore agaca mu nzira wowe waciyemo n'uwakomotse ku mugabo nace mu nzira wowe waciyemo urumva ukomeye ninde takbir Allahu akbar hari ikindi twongeraho abayisilamu ushaka gusobanukirwa asobanukiwe salamu alaykum wa alaykum salam fata icyemezo nk'umuntu w'umugabo kabisa fata icyemezo nk'umuntu w'umugabo fata icyemezo nakubwiye yitwa Rubangiza nde Sulaiman Antoine sibanavugiye dore rero ngaha fata icyemezo nk'umugabo ubu nitwa Sulaiman fata icyemezo nk'umugabo hanjye ndi umuyisilamu witwa nde nitwa Muzigirwa Paul Iriya kisilamu uraho umusilamu urashaka umusilamu unabigaragariza abantu hano imbere yeho bose ndabyemera ntakufashe Allahu akbar فضل معنا maze yo kugira umugabo mwiza masha Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah zamura agatuti kawe k'iburyo burya akatuti burya zamura mikoro ashhadu an لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر amagambo avuze ngiye gasubira mu Kinyarwanda wumva ukuntu ameze uravuga uti ndahamya ko ongera agatoki kawe gashyire hejuru ndahamya ko mbikuye ku mutima wanjye mvugishije ururimi rwanjye ko nta mana ibaho komeza uraza kubyumva ko nta mana ibaho
ko nta yindi Imana ibaho ikwiye gusengwa mu kuri ikwiriye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi uretse Imana imwe rukumbi ariyo Allah. ariyo Allah. Ngahamya ku mutima wanjye Ngahamya ku mutima wanjye mvugishije ururimi rwanjye mvugishije ururimi rwanjye ko Muhammad ari intumwa y'Imana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi hamd. Nakubwiye ntigeri toga Rubangisa Antoine Keri ndiranga muntu yanjye nayikwereka. Rubangisa nde Antoine, ubu nitwa Rubangisa Suleyman, wowe uhisemo kwitwa izina rya Kisilamu. Asman. Oh, birashyushye. Ayo. Egera uyu mugabo. Naam. Hari undi muvandimwe avuye mu gihugu cya Burundi, nawe bafite ikibazo kimwe yifuza kubaza. Witwa ndaga mugabo? Witwa Ryimana. Ryimana Iva. Ikibazo cyawe Iva? Ikibazo canje mfise ni ikibazo kimwe, mugana rifise bine ngo bamaze ikibazo kimwe. Yego. Uko ibyo mwigishije byose nabitahuye. Yego. Wabyumvise ute? Nabyumvise neza. Umvise ari sawa? Yego ni sawa. Sawa sawa. Ikibazo kimwe hariho mushehe hage yavuze ngo Imana ngo hariho abavuga ngo jewe ngo nabwiwe n'Imana ibi nibi nibi. Ninde wabivuze? Munyereke muhamagaraze hano. No uwuhe? Ngwino gashiraba. Ngwino. Aze rwose abisubiremo ibyo yavuze. Yego. Yavuze ati bakizwa hariya umva ngo Imana yanyeretse ibi ngo yambwiye ibi ngo ibi nibi ngo bizoba ibyo bintu ntibibe. Yego. Ngomba mbaze mpemu yera iraza ku muntu mu idini rya Islam. Umwuka wera uza kuba Islam. Uyu mugabo avuga Ikinyarwanda ariko hano hari abantu bumva Igiswahili cyane. Ngwino. Bombi baragufasha. Ngo mu Bayisilamu umwuka wera bazaho. Yes, ngene njidini. Burya mu banyinjije harimo Musaseri. Yego. Rekera zamuti hano ishyushye ikibazo. Umwuka wera kujyaho? Umwuka wera. Ahita kishyura. Ako kanya. Fadhal. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba bavandimwe kubabwira iby'umwuka wera ntabwo bisobanuye ko umwuka wera umanukira abayisilamu. Sibyo bayisilamu? Umwuka wera muri Islam turawemera ijana. Ariko ntabwo ari wa wundi wumvise bamanura hano ryamazandara basekerebera isokondororo shikara. Ibyo ngibyo si umwuka wera. Umwuka wera ntabwo umanuka nkuko mwebwe mutekereza. Umwuka wera urawuzi? Umwuka wera. Umwuka wera uko narashire mu idini y'abaprotestante gutyo. Ndiyo. Umwuka wera tenda ku umwuka wera uba ku bantu bose. Umanuka gute? Umanuka gute? Umwuka wera kugira uza ku muntu. Ntabwo ubona. Kugira uza ku muntu. Ubimenya gute ko wamanutse? Nisho rero ngomba mbaze kugira ntahuke. Sibyo? Nukuvuga hariho abavuga ngo jeneretswe. Mucamake reka ngusubize. Umwuka wera Bibiliya yasobanuye uburyo umanuka. Ese umanuka gute bigenda gute? Ibyakozwe ni n'umwaka 2 umurongo wa 10. Uyu no mwuka wera. Atari bira byanyu ngo mweretswe igize. 2 umurongo wa 10 mwarimu. Ndiyo. Abandikana basoma gasobanukirwe nasema hivi. Ndiyo. Nuko rero ni furajia. Ndiyo.
ni Pomfiriya. Soma umutwe w'amagambo kugira ngo abyumve neza. Uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Urumva uko umwuka wera wamanukiye intumwa za Yesu. Komeza. Ni Porofetiya. Ndiyo. Ni Pomfiriya. Ndiyo. No mu Egiputa. Ndiyo. No mu gihugu cya Arabiya. Ariko yutangira umurongo wa mbere byari kuba byiza kurushaho. Yego koko. Umunsi wa Pentekote usohoye. Umunsi wa Pentekote usohoye. Bose bari hamwe umwanya umwe. Abigishwa bari hamwe umwanya umwe. Bahuje umutima. Bahuje umutima. Nuko umuriro batungura uvuye mu ijuru. Ako kanya umuriro wakoze iki? Ukora iki? Urakoroka. Uwo muriro wazanywe n'iki? Wazanywe n'Imana. Umwuka wera. Komeza. Umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Uwo uraza umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Komeza. Ukwira inzu bari bicayemo. Uwo muyaga ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyije. Urumva? Haboneka indimi zigabanyije. Eso izo ndimi niza aba bagabo bamaze kuvuga hano. Reka twumve izo ndimi. Komeza. Zisa n'umuriro. Izo ndimi zisa zimeze nk'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzura umwuka wera. Bose buzura umwuka wera. Gute? Manuka. Batangira kuvuga izindi ndimi. Batangira kuvuga izindi ndimi. Nk'uko umwuka wabahaye kuzivuga. Nk'uko umwuka wabahaye kuvuga izo ndimi. Muri Jerusalemu. Muri Jerusalemu. Habaga Abayuda. Habagamo Abayuda. B'abaturage b'abanyadini. Ndiyo. Bari baturutse mu mahanga yose mu mwisi yose. Ndiyo. Uwo muriri. Uwo muriri ubaye abantu benshi bari bateraniye aho. Uwo mwuka umaze kumanuka abantu benshi bari hariya. Batangazwa nuko umuntu wese yumvikanye mu rurimi bavuga ururimi rw'iwabo. Urumva buri muntu yahitaga yumva ururimi rwa he? Rw'iwabo. Nkuko hano haca kuba hari uya mushekhe w'umwarabu. Umwuka wera wamanuka agahita atangira kuvuga ikinyarwanda abantu bagakora iki? Bagashoma. Uwo ni wo mwuka wera. Wasobanukiye umwuka wera cyari cyo? Ndasobanukiwe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasobanukiwe? Nasobanukiwe Neza. Yego nasobanukiwe umwuka wera. Neza. 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 Icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Hariho ibibazo ntarabaza. Ariko bisaba ngire ndabishire muri frigo. Umunsi mwagiye kuba muri hano cyangwa tukaganira nawe. Izovugana kuko sindabibajije. Ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri. Yego. Ikibazo cya kabiri. Azame katoka. Gira vuba. Ikibazo cya kabiri nshaka kubaza no kuvuga nshaka mu dutandukaniriza. Yesu turabona ba Moise sibyo? Tukabona Yesu ngo mu dutandukanirize Muhammad na Yesu kubera abasilamu mushira imbere Muhammad sibyo? Yesu muramwemera sibyo? Navyumvise mugabo kenshi mu masengesho muri ko musenga haza Muhammad. Shaka rero mudusobanurire Yesu muremera ibitangaza yakoze ariko sinzi dini rya sinzi Korowani je Korowani sinayizi mugabo Bibiliya nazimwe byinshi muri Bibiliya. Mu musilamu uzasobanukirwa Muhammad wariwe. Sege ngwino tubyebanyije ariko utaragenda reka uyu mugabo banza agira icyo akumbariza gatoya. Mubaze niki? Oya. Ariya wavuze Imana iganira n'abantu. Imana beretse n'abantu bakumva bakaganira n'Imana. Oya je navuze ko mu yera bampaye igisubizo. Okay. Ikibazo naribajije. Yego. Naribajije ibitangaza Muhammad yakoze tuko Yesu yakoze ibitangaza. Mu mbaraga zande? Z'Imana. Nagwari za Yesu. Ntabwo ziwe. Ntabwo ari siwe. Ntabwo ari ziwe. Aha, nukuvuga ibitangaza byose Yesu yakoze mu mbaraga zande? Z'Imana. Ntabwo ari za Yesu. Sasa kibazo kiriye. Yasigutse. 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 Oya. Sinabukirwa 2:22 Matendo ya Mitume. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 2:22. Yego. Inkeri kuratubwira iti. Aha. Yemwe bagabo b'Isiraheli mwe. Aha. Nimwumva ya magambo. Yego. Yesu w'i Nazareti. Aha. Wa muntu. Yesu niki? W'i Nazareti. Wa?
Sawa? Wa muntu. Yego. Imana yahamirishije ibimirimo ikomeye n'ibimenyetso. Yego. Nibitangaza. Yego. Ibyo yamukoresheje hagati yanyu ubwanyu nkuko mubizi ubwanyu. Ninde yakoresheje Yesu? Imana. Nukuvuga Yesu ni gikoresho cyande? Ibintu byose Yesu yakoraga mu bushobozi bwande? Nagwa ari yande? Bas. Wibere mu Islam. Kwa kumaliza, mukurangiza igitaramo cyacu cy'uyu munsi. Leo ni siku ya mwisho. Leo munsi wa nyuma. Ndugu yangu Mkristo, Mubanyuma mu Kristo. usibakie na kuogopa. Ntusigara ubwoba. Mwanaume, umugabo, mwanamke cyangwa umugore anayetaka kuwa Muislamu, wumva ashaka kwibera Muislamu, fanya haraka, gira vuba ushyiraho agatege, teremuka, umanuke, kuja uingie Uislamu. Mungu akusaidie leo. Imana igufashe umunsi wa none. Tosha haya, hanyuma ukura wisone, tosha woga, amua we mwenyewe, teremuka hapa, uje uwe Muislamu. Ninde anashaka kuwa Muislamu? Mukristo yoyote, mwanaume mwanamke iko hapa, usiogope wala usisikie woga, teremuka kuja uwe Muislamu. Kuanza huku hapa kati, fungura njia, fungura njia, wanakuja kuwa wa takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. Teremuka mwenyewe kama unaamua unataka kuwa Muislamu, teremuka haraka, Mungu akusaidie. Nani ungine anataka kuwa Muislamu? Fungua njia, Waislamu, takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadir Rasulullah, Muhammadir Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Waislamu ghasiyaha laha takbir, Allahu akbar. Nani ungine anataka kuwa Muislamu? Undushaka kuba Muislamu izuba riva. Mwanaume wala mwanamke anayeona ukweli anataka kuwa Muislamu, wewe usisikie woga wala usisikie haya. Leo ni muda ya kuokoa nafsi yako. Fungua njia, fungua njia. Angalia dada yangu anakamata uamuzi. Nani ungine? Nani ungine? Takbir! Waislamu tuzamura kabako. Tuzamure. Zamura. Zamura. Amabako abiri. Nyeganyeza. Nyeganyeza. Takbir! Allahu akbar. Yego. Ninde anashaka kuwa Muislamu? Ninde unde yasigaye? Nugirisoni. Nutinya abantu. Leo Uislamu iko wazi mbele yako. Baraza. Aha. Yego. Ehe. Aha. Sheikh Ahmed hana rundi.
Aha. Aya. Mwenye anaona ukweli tena. Njoo ule anakuja. Wako wanakuja pole pole. Wako wanakuja pole pole, mashallah. 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 Takbir. Allahu akbar. Takbir. Leo ni siku yako ndugu yangu. Wewe usiogope mtu. Wala usisikie haya. Uislamu ndio dini ya Mwenyezi Mungu. Uislamu ndio dini ya Mwenyezi Mungu. Wewe usiogope. Chukua uamuzi. Wewe teremka hapa. Uje uwe Muislamu. Uokoe nafsi yako. Okoa nafsi yako. Nani ungine na baki? Anataka kuwa Muislamu. Fanya haraka. Naam. Dua. Waislamu, wakati hao ndugu zetu wako wanaingia duni, tuombe dua kwa Mwenyezi Mungu katika shida yako, katika shida ya dini. Tunyangue dua zetu kwa Mwenyezi Mungu, sababu wa malaika wa Mungu wako hapa. Dua hivi iko direct kwa Mwenyezi Mungu. Haya, tunaacha shehe wetu waingize dini. Naam, amagambo abagabo bagiye kuvugamo murayasubiramo ko bayavugamo. Uyu mugabo narangiza ayashyira mu Kinyarwanda, mwumva icyo uyu mushehe amaze kuvuga. Musubiremo. 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 Bamaze no kumwambika ikanzu wallahi. Na wao mvalishe shehe, wanamuuzia kanzu sasa hivi. Ibintu birashushe muri Karabayi. Nawe ngwino hano, wao ndo wabaye Musilamu kare. Vayo. Vayo ngwino hano mzee. Ja al-akhar. Uri Musilamu. Genda uri Musilamu. Jaharero kibazanye. Gongwiki? Ari Rutadi leo amerudi. Hanyuma nza kugira ikibazo njya mu cyaro barongera barampindura, ariko ubu ngubu nagarutse numva ukuri kose. Ni Murtad. Kana Murtad. Faraja. Naam. Takbir. Azabazana. Musubiremo. Naam. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ndemeza yuko nta yindi mana ikwiriye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi, Allah. Ndemeza yuko Muhammad ari intumwa y'Imana. Hagira umudamu aza mutwambikire vuba vuba byihuta ariko yaje ntacyo. Merezi iyo mikoro. Amagambo ngiye kuvuga yasubiramo. Vuga ngo ashhadu an la ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi. Ndahamya ku mutima wanjye mvugishije ururimi rwanjye ko nta mana ibaho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi ariyo Allah. Ngahamya ku mutima wanjye mvugishije ururimi rwanjye
ko Muhammad ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu w'Imana. Na mu mazina y'Isilamu wahisemo kwitwa irihe? Ntabwo yazi. Hari Maryam, hari Fatima, hari Khadija, hari Zainab, hari hitamo ayo ngayo, hari Aisha, hitamo Khadija. Mashallah. Akbar. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام في هذا البلد يا رب العالمين. اللهم ارفع كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم ارفع كلمة الحق يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. nyagasani Imana ni wowe mahoro, turagusaba Mana ko wasakaza amahoro mu gihugu cyacu. nyagasani Imana turagusaba ko wasakaza amahoro mu gihugu cyacu. nyagasani Imana turagusaba amahoro kuko ari wowe mahoro. nyagasani Imana turagusaba amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu. nyagasani Imana turagusaba amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu. nyagasani Imana sakaza amahoro n'imigisha yawe mu miryango yose y'abanyarwanda. nyagasani Imana sakaza amahoro n'imigisha yawe mu miryango yose y'abanyarwanda. nyagasani Imana sakaza amahoro n'imigisha yawe mu ngo zose z'abatuye u Rwanda. nyagasani Imana turagusaba ko warinda igihugu cyacu. nyagasani Imana turagusaba ko warinda igihugu cyacu. nyagasani Imana turagusaba ko warinda igihugu cyacu. nyagasani Imana turagusaba amafunguro meza. nyagasani Imana turagusaba amafunguro meza. nyagasani Imana turagusaba amafunguro meza. niba amafunguro yacu ari mu ijuru Mana, turagusaba Mana ko wayatumanurira. nyagasani Imana niba amafunguro yacu ari munsi mu kuzimu, nyagasani Imana turagusaba ko wayatuzamurira. nyagasani Imana niba amafunguro yacu ari mu nyanja, turagusaba Mana ko yadukurirayo. nyagasani Imana turagusaba kandi tukwinginga ko watubabarira ibyaha byacu, ko watubabarira ibyaha byacu. nyagasani Imana wakire aba bagaragu bawe bayobotse inzira yawe, baje bayoboka inzira y'idini yawe. nyagasani Imana turagusaba ko wabakira, wakweza ibikorwa byabo. nyagasani Imana natwe turagusaba ko wakweza ibikorwa byacu, ko watwereza ibikorwa byacu. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. assalamu alaykum wa rahmatullahi.